Yo nizere ko meze neza ebana nanjye meze neza cyane ndashima Imana ibintu n'uburyohe nyine mwumve ngo Derek I'm good man I'm good. Hanyuma abantu mwese mwambuze kuri YouTube ndashaka kubabwira yuko Derek soon as possible turaba turi kumwe mu bintu bya danger you know. Ngiye ubundi yongeye gukora mbanza gutuza mu nkagenda gace kubera yuko bro murabizi ibintu byajemo amashyari menshi cyane byajemo amashyari menshi cyane ubu ngubu gukora ugakora ibintu bikagenda bikaba success hari abantu bibabaza hari abo bidashimisha niyo mpamvu nabaye nuje hanyuma ho gatoya kubijyanye na Oruga mwese mbiseguyeho nizere ko muzanyumva kandi muzabyumva cyane rimwe na rimwe umuntu afata umwanzuro atari uko hari ikindi kibazo cya danger ahubwo ari kubw'ubuzima bwe cyangwa se ari ku bintu runaka by'umwihariko atagomba kuza kuvugira hano ngo byagenze gutya bla 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 no. Ikintu nshaka kubamenyesha mwese ku makuru mutari muzi cyangwa mutari mufite ngiye na Oruga twacanye umubano biri serious. Abenshi byarabababaje abandi baranyandikira abandi nyine bambwira nabi gusa nyine ikintu nshaka kubabwira iyo umuntu atari mu buzima bw'umuntu biramugora kumva ikintu like nyine agahwa kari kundi karahandurika nicyo kintu maze kubona agahwa kari kundi karahandurika hari abantu nyine biterera mu bintu just akaza gahita kubwira nabi atazi ngo story nyine iremetse gute iteye gute you know. Jewe ntabwo ndi hano kugira ngo babwire ngo Oruga guce kumuvugaho ngo twatandukanye kubera impamvu ngo yaramemukiye cyangwa ngo giye naramuyemukiye no way. Ngenje kubabwira ko season yacu cyangwa se mikorere yacu yaragoranye byaranze twarahagaze ubigisigaye ninge nka Derek nawe ni hari nka Oruga alone niba we after YouTube channel agomba gukoreraho but jewe nyine channel yanjye ni yibihe byose. So dukomeje ho gatoya rero ikintu cyabaye cyaratunguranye cyane ndetse cyatunguye abantu benshi cyane ariko nyine mujye mwumva abantu ndetse mubasobanukirwe kuba wakundana n'umuntu birumvikana but no kuba mwatandukana n'ibintu byumvikana. So mbonereho mbwira abantu rero bro life irakomeza ntabwo ubuzima bari ngombwa ngo bite buhagarara cyane yuko n'ubundi sometimes Oruga akenshi buri ikintu cyaduhuzaga mutari muzi Oruga twahuzwaga n'akazi gukora video na akazi kandi ako kazi kagomba kutugaburira of course. So iyo umuntu ari mu kazi yirinda kuzanamo ibintu by'imiteto myinshi cyane. So urumva rero nge na Oruga twageze igihe ibintu by'akazi dutangira kubivangamo nyine urukundo urutangira gushaka kuba rwinshi kurusha akazi kandi igiyewe mu bintu bya mbere respectinga akazi nakambere kubera ko akazi gatuma nyine ibintu byose bigenda ku murongo kandi bikaryoha. So iyo umuntu atangiye kuvanga ibintu bibiri rero icyarimwe like ntabwo ukuntu mbivuze wenda mushobora kuba mutabisobanukiwe like niba tugiye gukina filime ndashaka uhita uvana urukundo mu bintu tugiye gukora ibyo rero ntabwo akenshi Oruga yabaga bishoboye ni wa muntu ushaka kugereranya ibintu bibiri akazi n'urukundo agashaka kubihuziriza ku kintu kimwe kandi you know ntabwo ibyo bintu bijya bihura n'abantu benshi ibyo bintu bakunda kubigwaho cyane ugasanga umuntu ari gushaka guhuza imirimo ibiri ariko nanone ikintu cyanunguye muri bino bintu n'abantu umuntu arashaka guhimba inkuru akayita izina idafite agashyiramo indyoshya birayi oya reka tujye tuza twivugira inkuru zacu kugira ngo muze muzivuge nabi yesi nkunda umuntu mpimbira cyane cyane ko nishoboreye kuvuga ngiyewe ndakoresha umunwa wanjye sobanura inkuru yanjye rero kuza umbeshyera ibintu mwana ngo habaye ibi nibi numvise hari abatangiye kubihimba oya ntabwo ibyo bintu biba biryoshye. Icyabaye ni ngiyewe ubwanjye wafashe umwanzuro kubw'inyungu zanjye zihariye ndetse n'inyungu za Oruga ku giti cye apana ngiyewe kuvuga ngo haraza umuntu amimbira ibintu nabibasobanuriye. Oruga kuba twarakundanye Oruga kuba twarakoranye ariko ibintu bibiri ntabwo bijya bivangwa my dear friend. Iyo byavanzwe bamwe batangira gusuzugurana kubahukana ndetse no mu mavideo menshi twagiye dukora mwagiye mubibona buri hari abantu bazinga ibintu twakoraga yego byari planka pe but iyo twabaga turimo indani muri planka you know reaction zacu zarahindukaga cause nyine acting bitewe n'ikintu runaka kwa kundi ushaka kuvanga love no kwa acting ntabwo byahura. Niyo mpamvu rero mwagiye mubona kenshi ibintu byacu bari ugushwana iki kubera iki kumvikana gukora ibintu kuko turi kubyikiza
kugira gute nyine ni ibintu byabaga bitaryoshye pe, ibintu byabaga bitaryoshye. Mbonereho kuri iki kiganiro nanashimire Oruga cyane, Oruga twakoranye igihe kinini, kutamushimira yaba ari ubugoryi. Ndamushimiye cyane, gusa nizera ko umwanzuro nafashe nawe ubwe awufitemo uruhare rw'inyungu ye ku giti cye, kubera ko bizatuma nawe ubwe abohoka muri we, kubera ko twebwe guhuza nkatwe. Ibyo rero ndumva ari byo byiza, no mwanzuro muzima nafashe, numva yuko nta ubangamiye. Ku ruhande rwanjye bimeze neza, no ku ruhande rwe ndatekereza ko bimeze neza. Nubwo nyine umuntu iyo yakunze undi like bifatagahe kugira ngo amwange, ariko igihe kiragenda ubuzima bugakomeza tugakomeza. Rero impamvu nje gukora iki kiganiro nta yindi, ni ukugira ngo mbasobanurire ukuntu ibintu byagenze, nanababwira impamvu mutakitubona nka kapo. Ubundi murabizi kuva mbere hose twahoraga turi muri post, aho turi ibyo twakoze, so ibyo byose nta bigihari, byararangiye. Nizera yuko nyine twese ubu tumeze neza, kandi Imana izabidufashemo, kandi ndamwifuriza gutera imbere nkuko nawe cyonzi nuko anyifuriza gutera imbere. Maybe ntibikunda, hari igihe abantu badapfuye barabonana, agiye tuzabonana tugakorana na video, ntawamenya mu yindi projet nka projet cyangwa iyanjye namukeneye cyangwa wakanyenera, agiye tuzahura tugakorana projet, nta mutima mubi. Kandi ikindi mbonereho nanababwire yuko buri iyo ushaka gutangaza inkuru y'umuntu uramuhamagara akayikwibwirira, kuruta kujya kuvuga ibinyoma. Nyine ntabwo aba ari byiza. Niba ngewe ntaje ngo mvuge nabi Oruga, cyangwa wowe ngo akore ikiganiro iwe amvuge nabi, sintekereza ko wowe ufite uburenganzira bwo gufata YouTube yawe ukaza kutuvugira inkuru. Muhamagare kuri phone umubaza ati Oruga byagenze bite, nabigusobanurira ni byiza. Ariko natabikora wijya guhimba inkuru ngo Derrick ngateye gutya, ngo Oruga ateye gutya. No, ntabwo ibyo bintu ari byiza cyane, ni ibintu bibi cyane. Hari umuntu wari wadukoze ikiganiro mu kanya namubonye, ikiganiro kibi cyane kirimo ibinyoma byinshi cyane, utuntu two gusebanya. Mani mwagiye mureka gusebanya, wowe urajya gufata inkuru y'abantu utazi. Hanyuma ibijyanye no gukora rero, twisimbukire tujye ku bijyanye no gukora. Derrick ndahari, kandi ndahari cyane. Soon as possible ngiye kubamurikira ibintu bya danje. Nshobora kubabwira ukuntu ngiye gukoramo akazi kanjye. Sinzi gusa nzabatungura. Icyo nzi nuko ndi kubategurira ibintu byiza. Hanyuma sasa kuri Mukasa TV show niho hantu mugiye kuzajya mubona amaplanka y'umuriro, cyangwa se vlog, cyangwa se movie. Nyine ibintu bya danje ku bantu baba bafite umwanya wabo, bafite irungu. Aho ngaho ndahari kugira ngo mbakemurire icyo kibazo, kuko ngiye gukora ibintu bya danje bro, ngiye gukora ibintu bya danje bihambaye. Hanyuma nizere ko ibingibi bisobanuye neza, tutazongera kubigonganiraho. Abakunzi banjye, abakunzi ba Oruga, it's fine, twese turacyahari ku murongo. We azakora ibye, nanjye nzakora ibyanjye. Icyo tudahuje ni imikorere gusa, icyo tudahuje nuko tutakiri kapo ngo tuzahura tubabeshye. Umuntu uzababeshye ngo Derrick na Oruga ngo bafitanye kapo, cyangwa se umuntu uzababeshye ngo Derrick na Oruga ngo ni prank, uwo nguwo rwose sinzi ikintu azaba afite cyangwa se ashaka kuvuga. Jewe ntabwo ibyo bintu mbirimo, ninshaka guprankinga abantu nzashaka ibindi bintu nkora. Ariko iyo byinjiye mu buzima indani bwa muntu bro, iyo byinjiye mu buzima ari ibintu tugerageza guhagarika tukaba tubiretse, kubera yuko ntabwo aba ari ngombwa ko ibintu byose biba bibabaje. Gusa nyine ku rundi ruhande umuntu aba agomba gukomeza life kubw'inyungu mani, kubera ko muri iyi si turiho ngo dukore, kandi turiho ngo dutere imbere. Iyo ubonye utari gutera imbere ukabona ibintu byanze, ugerageza kugira ibyo uhindura, kubera ko niko bimeze. Hanyuma rero nsoza, ndashaka kubashimira abantu mwese mwabanye nanjye. Murabona ko iyi YouTube channel nyine ni nshyashya, nubwo nayise Derrick Family Show, gusa ntabwo ari ya yindi yo yaragiye murabizi. Ariko niyi ngiyi irahari soon, nyine turayikoreraho nayo. Kwanza ngiye kuzajya nza tuniganirire, sibyo? Nzajya nza twiganire ku bintu n'ibindi, tuvuga ibintu biri aha ngaha nyine biba biri aho tutazi ngo wagwan. Murabizi ko nyine ku tuntu tw'inkuru za danje mba ndimo indani cyane.
hanyuma rero mwese reka mbasabire umugisha kandi nabifurize intangiriro nziza z'iki nanjye ntabwo nyizi gusa nyine bro don't be panic don't be panic if you want me call me for sure. So bye, mugire ibihe byiza. Ngende Derrick again nk'ibisanzwe on my TikTok, Derrick again on my Instagram, this Derrick again, Facebook, this Derrick again, all platforms, this Derrick again, sibye YouTube, Derrick Family Show. Siko biba bimeze. Bye, musi mwiza.